Yedu Kristo Chana chumeshoni kino Gihumurizo mutima wanje Inyibagiza Ibyago byose Umva uhuwe n'Umwami Yesu Yedu Kristo Yesu ashimwe. Imana yacu ni nziza. Bidutumirwa tugeze kuri wa munsi wo kujya gutaramana na Yesu, tuzagira ibyishimo bidashira. Turashima Imana. Ndabashimiye bene data dufatanyije umurimo w'ivugabutumwa. Ndabashimiye kubw'ijambo ryiza twaganiriyeho, ijambo ritwibutsa ibyo ducamo ko bigomba kurundanyiriza hamwe byose gushima Imana. Byaba byiza cyangwa bibi biberaho kugira ngo akanwa kacu gashima Imana, kuzura ishimwe ry'Imana. Nibwo buzima Hana yabayemo ashima Imana, nibwo buzima Yobu yabayemo ashima Imana. Niba tuvuga menshi tumenye neza kuko akanwa kacu kari kwitegura gushima Imana. Haleluya. Niba tuvuga ibyo tudakora tumenye neza kuko akanwa kacu kwiteguriye kwamamaza Yesu. Amen. Ibyo dukora byose, ibyo tuvuga byose, ibyo turya n'ibyo tunywa bibereho guhimbaza Imana. Yobowe kuko twabisomye mu ijambo ry'Imana igice cyaho cya 42 umurongo wa 2, yuzuye umwuka w'Imana aravuga ati nzi ko ushobora byose nta kibasha kurogoya imigambi yawe. Iyo Mana rero ya Yobu yabanye nawe niyo Mana yacu. Nta kizabasha kurogoya umugambi Imana idufiteho. Mureke dusenge Imana. Reka duhe pastor umwanya niba hari icyo avuga. Turashimye kuri uyu mwanya tugeze mu musozo mwiza. Muririmbyi yaravuze ngo ijambo ry'Umukristo cyo ni ikintu kiza gihumuriza umutima wacu, kikanibagiza ibyo naciyemo biri hirya, kikandagira igihugu cyo mu ijuru. Aricyo kiguma kukwibutsa, aricyo kitwinjiza mu mwaka w'2021. Cyo kintu kiguma kibe mu mutima wawe, kume kibe mu mutima waje, aricyo kiguma kubugwibutsa. Kuko nikikwibutsa kiraguma kikwinjize mu yindi migisha. Iyo twifuza kuri uyu mwanya Imana yaduhaye kugira ngo dutaramira hano mu nzu y'uyu mubyeyi Imana yahamagaye nawe akitaba. Kuko iyo witabye Imana igubwa neza, iduhereze kwitaba, iguhe kwitaba. Uyu mwaka tuyitabe, yirikira duhamagara kugira ngo tube imbere yayo, iguhe tuyobore. Cyo nicyo twifuzanya twebwe twese n'aba bana twasangiye uyu mwanya. Byaba byiza twavuga ngo Yedu Kristo ni ikintu gihumuriza amaze tubona gusenga Imana. Yedu Kristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze n'ugupfa. Yedu Kristo mpora mbihamya naho igihugu cyose cyanseka. Yedu Kristo wo mu mutima kuko nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kurya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kurya mukunda. Mwami Yesu data wa twese uri mu ijuru, umunsi wa none turagushimiye kugubwa neza, gutaramana nawe, gusabana nawe. Turagushimiye ko kukwizera, ukwiringira no kugukurikira bihumuriza imitima y'abantu bawe. Reka dusabire umugisha
iki kibanza twahuriyeho, wakoze abana bakirimo, umuntu wese uzagera hano, umubyeyi bikirimo, umuntu wese wifuriza umugisha aha hantu, mwami Imana tubahashije umugisha ukomoka wawe mu ijuru. Mana yacu nziza, kumvisha ijambo ryawe haba mu buryo bw'indirimbo, mu buryo bw'amashimwe. Hejuru y'ibyo mwami Imana turasaba umujakazi wakoresheje ku butunzi bwe, atari uko ari bwinshi cyane, ahubwo kubw'urukundo agukunda akatugaburira, tukabura ibyo kurya n'ibyo kunywa, tukagubwa neza, tugaseka tukishima, imibiri akayireberera mu buryo bwose bushoboka. Reka aho yakuye mwami Imana umukubire inshuro n'inshuro, nibyo tumusabira, kugira ngo uzaza inyuma yacu akagera muri runo rugo azasange rusendereye kandi rwuzuye ibyo kurya n'ibyo kunywa. Umushyitsi wese uzagera hano muri ino nzu azahererwa mu mugisha kandi azahesha umugisha urugo. Turagushimiye Yesu kubw'ibyifuzo byose azazana imbere yawe, uzamwumve nk'umujakazi wawe, umusubize uri mu ijuru, umuhe umunezero n'ibyishimo bitagabanije. Turasengera umuryango w'abana wamuhaye kugira ngo bamunezeze, kandi mwami Imana by'abareba babona ari umunezero kuri we. Turabasabira ubwenge, kujijuka, haba mu buryo bw'isi ndetse no mu buryo bw'ijuru. Ubahereze kumenya mwami Imana ibishimwa n'ibidashimwa, ubahereze mwami Imana kugira ngo bagwize ubwenge, maze abantu nibabareba bahimbaza izina ryawe. Ujye ubana nabo mu mirimo yabo ya buri munsi, kandi usengera n'uyu murimo twatangiye wivuga butumwa, kugira ngo uzadushoboze haba muri uyu mwaka turi kwinjiramo, tuzarushaho kwagura imbago. Mu izina rya Yesu tubisabye twizera, amen. Umwami wacu Yesu Kristo,